reka nonje mbaye kazi mwego mukoje kwicana gahunda za Inkuru TV aho tubabwira ibigegenyo bijye bitandukanye amakuru ajya atandukanye amakuru yaranze umunsi amakuru ajya atandukanye y'ibintu bintu bigihugu higa no kwisi ndetse tubabwire ko kandi agiye gusohoka akabyiniro ka gospel i Kigali. Reka ngutse gukora subscribe kuri YouTube channel Inkuru TV kugira ngo uzajye ubona amakuru agezweho amakuru ajya atandukanye hirya no hino mu gihugu ndetse no mu bihugu bigiye bitandukanye haba ibyo twegeranye ndetse n'isi yose muri rusange. Kavutse Olivier agiye gufungura akabyiniro ka gospel i Kigali. Umuhanzi Kavutse Olivier umenyekanye cyane mu muziki wo kuramya no guhimbaza Imana agiye gufungura akabyiniro ko muziki wa gospel i Kigali. Abambere bakazatangira gusohokeramo kuwa gatanu tariki ya 3 Mata 2023 ubwo rumvikana kana mu kwezi ejo muri kuwa gatanu. Ngo twamusuraga aho yujuje inzu azajya ashyiramo akabyiniro ka gospel. Kavutse yavuze ko ari ahantu azajya abera ibintu bitandukanye. Ati kimwe mu bintu byambabaje nuko usanga inaha mu Rwanda cyangwa se n'ubundi bihugu bigiye bitandukanye usanga abakristo ari ugusenga gusa kuva kwa mbere kugeza kundi wa mbere. Naravuze ni kuki mu Rwanda nta kintu kimyindaganiro dufite na kuryo bavuga ngo nasohotse ndarya baracuranga umuziki ndabyina ariko uwo muziki akaba ari gospel. Hari imikino itandukanye ku buryo wasohoka ukava wizihiwe kandi iyo mikino idatumye wenda utagakiza kawe cyangwa se uva mu Kristo urimo ahubwo ugakomeza uba mu Kristo ako wanizihiwe wishimye cyane. Kavutse yafunguye inyubako Kicukiro aho kumanywa haba hahariwe kwiga no kwihugurira cyangwa gukorera imirimo ku bantu bashaka ahantu hatuje. Hari murandasi ndetse hari n'imashini. Aha hari igikoni gitunganya ibyo kurya no kunywa ku buryo wakora akazi cyangwa ugasoma ibitabo ariko utishwe n'inzara. Iyo umugoroba ugeze hagati ya saa 11 na saa 1 imirimo yo iba irangiye ubundi akajyamo akabyiniro ariko gacuranga indirimbo z'umuziki wa gospel gusa. Ati nimugoroba itahinduka ahantu ho kwidagadurira. Icyakora ushoboye gukomeza gukorera ibikorwa wakoraga ku manywa urabikora nta kibazo. Ahamya ko ahantu abantu bazajya basokera bakidagadura cyangwa akaba ahantu abantu bifuza gutaramira bumva umuziki wa gospel. Baje bakodesha mu birori byabo wenda bakoze festival runaka cyangwa se baje ikindi kirori gihe gitandukanye bakazajya bakodesha mu birori byabo byihariye. Ati ndibuka ko mu bukwe bwanjye twagiye kwifotoza dutashye dusanga abantu bizihiwe kubera umuziki. Abakristo bafite ubukwe bashobora kuza bagafata hano hantu bakakorera ibirori byabo bigiye bitandukanye. Kavutse Olivier n'umwe mu bahanzi bamaze igihe mu muziki wo kuramya no guhimbaza Imana. Icyakora muri iyi minsi we n'umuryango we bimukiye muri Canada nibo basigaye batoye muri iki gihe. Reka ngutse gukora subscribe wowe wacikanwe kugira ngo tuje dukomeza kubana mu yandi makuru ndetse n'ibindi byegeranyo bice bitandukanye hano kuri Inkuru TV. Ese ujya wibaza ahantu wakura amafoto meza, video zigezweho, live sound ndetse na live streaming? Igisubizo nta kindi ni Click Media. Iyi ni company y'abaprofessional itanga services zirimo photography, video production, live sound, live streaming, content creation ndetse n'izindi services zitandukanye. Abanyeshuri bashaka stage nabo ntabwo twabibagiwe, mwadusanga hano muri Mike hafi ya Chic cyangwa ukatwandikira ku nimero zacu za WhatsApp arizo 0796222719. Ku bakoresha Instagram nabo ni Click Media cyangwa duhamagara kuri nimero zacu arizo 0796222719. Ku bakeneye ibisobanuro bihagije wagana Odd Photos. Click Media, capture the moment.